Urugendo rw'inzitane. Mahirwe mwiza, umukobwa mwiza, umwana rwose, ariko rwose urabona umwana agomba no kuba mu muryango. Ejo hari inama. Ese ko mbona mutishimye di? turishimye Mitiwere? kwisonga. Ubuyobozi rwose mfite ikibazo. Yego rwose, yego. Ceceka wumve. Ntucikwe urugendo rw'inzitane kuri UWEZO.com buri wa gatatu ku isaha saa 11 ndetse na buri wa gatandatu isaa 1 z'umugoroba. Mama ikobwa cyiza Mahirwe. Urabona ukuntu maze kumera neza. Kumana umukobwa mwiza. Mama cyakora Imana ishimwe. Nukuri Imana ishimwe yakurinze mama. Kandi urabona ukuntu ariko mu mesi 2 yonyine ndi kumwe nawe ukuntu utangiye kumera neza. Imiti ngubu urimo urayifatira ku gihe mana yanjye. Humura sheri wanjye, uzaba umukobwa mwiza. Kandi na mama ari hafi kuza akakureba, mama aragukunda. Mahirwe mwiza, umukobwa mwiza. Humura rwose, ariko rwose urabona umwana agomba no kuba mu muryango. ikazabera mu mudugudu wa Jangagiro. By'umwihariko tuzadufite abashitsi baturutse ku karere. Ntihazagire ubura cyangwa se bakererwe. Ejo hari inama. Iyi nteko y'abaturage nanjye ngomba kuyibonekamo rwose. Uyu mwana akongera agasubirwa mu muryango. Rwose ibya papa Hirwa nabyo bigasubirwamo. Mama Hirwa nawe akagaruka akareba umukobwa we n'ukuri. Mahirwe mwiza. Chudi. Rwose ejo nzajya mu nama ngende mbivuge. Uyu mugabo rwose akabagabo babaye bati. Urabona ukuntu uri ikikobwa cyiza gishimishije. Ejo rwose ngiye ngomba kujya mu nama uko byagenda kose. Mama Hirwa agaruke rwose. Kandi azagaruka sweetheart, azagaruka kikobwa. Ngwino. Amazi. Mazi. Kujya kwisiga kuyambaye. Sijya mukaganiza. Ngapa. Mutuze twumvikane. Ahinyuma kwa ba Pascal mutuze twumvikane. Reka mbashimire cyane ku bwitange bwanyu. Reka mbashimire cyane ko bamwitabiriye ubutumire bw'uyu munsi wa none. Ndabona mwabukereye, ibintu birasa neza cyane. Nkuko mubizi umudugudu wacu duhora ku isonga. Mitiweri Kwisonga. Nkunze ko rwose duhora ku isonga. Mutuze twumvikane ariko kugira ngo gahunda zacu zize kugenda neza muri rusange. Nkuko mubibona ahangaha imbere yanyu twagize umugisha tugendererwa n'umushyitsi ukomeye cyane. Twasuwe n'umushyitsi guturuka mu karere. Ni sociale urwego rw'akarere. Uyu munsi akaba yaje kudusura, akaba yaje kutugendera muri rusange. Reka musabe ajyejuru hanyuma tumwakire atwibwire muri rusange. Mutuze ariko tworoherane kugira ngo tubashe kwakira
umuyobozi wacu. mituweli Kwisonga. mwiriwe neza. nitwa Rufonsi nk'uko babivuze, aho naturutse naho bahavuze. Rero nkaba nishimiye kubana namwe muri iyi nama y'uyu munsi muri uyu mudugudu wanyu, aho turi buze kugirana ikiganiro cyiza cyane kandi nizera ko kiri butange umusaruro. mituweli Kwisonga. Barakoze cyane umuyobozi. Nk'uko tubizi rero cyangwa se nk'uko tubimenyereye, iteka iyo turi mu nteko nk'iyi ngiyi tuganira kuri gahunda zitandukanye, haba ari gahunda ziteza imbere muri rusange umudugudu wacu ndetse n'igihugu muri rusange. Reka sabe abari kuvuga mugerageze mworoshye amajwi ho gatoya kugira ngo gahunda zacu zatuzanye uyu munsi tuzikore nk'uko byakagombye. Munyemerere nongere nakire umuyobozi watugendereye kuri uyu munsi wa none, sosiyale kuva ku rwego rw'akarere. Agejuru yongere adupfundurire agaseke yaduteguriye kuri uyu munsi wa none. Nagapfundure de. Mu yindi mvugo twavuga duti aduhe ku mpamba yatuzanye kuri uyu munsi wa none. Nyakubahwa umwanya no wanyu. murakoze cyane nk'uko nababwiye nitwa Rufonsi, aho naturutse umuyobozi wanyu yabibabwiye. Ese ko mbona mutishimye di? Ati twakwishima Ari imibu. Wabona duhaye mituweli. nibyo cyane. Cyangwa supanete yatugezeho. Rero reka tuganire, reka mpere no kuri ibyo ngibyo mwari muvuze. Imibu yo irahari, turi mu gihe cy'imvura, turi izuba riracamo rikava, imibu yo ntiyabura. Ahubwo rero icyo twavugaho nuko abantu bakwiye kujya kwivuza, nkuko numvishe muvuga muti mituweli ku isonga. Nta muturage urembera mu rugo kandi yaratanze mituweli, sibyo? Ngo rero uwaba afite ikibazo yagana ivuriro hanyuma bakamufasha. Reka rero nkuko umuyobozi yabivuze mbapfundurire ku gaseke. Reka ntangire mbaza ikibazo umuyobozi muraza kubaza nyuma tumajije kuganira, sibyo mukecuru? Abegereye umukecuru bamufashe akurikirane inama. Ese ninde watubwira uburenganzira bw'abana? Umwana agira ubuhe burenganzira? ngewe muyobozi mukecuru banyimye ijambo ariko reka mvuge. Abana ubundi hari ikindi se ntibarya. Abana bafite uburenganzira bwo kurya. Abana bafite uburenganzira bwo kwitwa amazina. Kwitwa amazina. Yego. Bafite uburenganzira bwo kwandikwa mu gitabo kirangamimerere. Nimwikomera amashyi. Erega boya ngo bananavuzwa. Mudugudu rwose biragaragara ko yasobanuye uburenganzira bw'abana. Bivuze ngo umwana uwo ari we wese afite ubwo burenganzira. Rero mwakwibaza muti uyu munsi naje kubaganiriza iki? Mutega amatwi kuko nyuma yaho abazabirengaho hari ingamba zo kubahana. Uyu munsi twaje kuganira ku burenganzira bw'umwana ufite ubumuga, cyane cyane umwana w'umukobwa. Abakomeje kutangira kuvuga abana bafite ubumuga ntimubazi? Ntabwo mubazi muri uyu mudugudu? Turabazi. Yego. Rero bwa burenganzira mwavuze, umwana ufite ubumuga nawe agize ate? Iyo wishe uburenganzira bw'umwana bwanditse buri mu bitabo urabihanirwa. Umwana rero ufite ubumuga w'umukobwa nawe afite uburenganzira bwo kwitwa izina, afite uburenganzira bwo kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, bwo kuvuzwa akandikwa mu bitabo by'irangamimerere ise na nyina. Urumva? Rero ubwo burenganzira bwose umwana ufite ubumuga nawe arabufite. Iyo habayeho kubwica, reka mbivuge gutyo, buri wese arahanwa, sibyo? Uriya mukecuru ati se we aba ari umwana kuko aba yavutse, sibyo? Rero igihugu cyacu cyashyizeho amategeko arengera abana. Duhereye ku itegeko nshinga
tugahera ku itegeko rirengera abana, ku itegeko ry'umuryango. Umwana ufite ubumuga afite uburenganzira bwo kuba mu muryango, sibyo? Icyo naje kubashishikariza, abana bafite ubumuga aho muzi bari hose bakwiye kuba babana n'ababyeyi babo, papa we na mama we, hanyuma bakarererwa hamwe n'abandi, sibyo? Rero ndimo ndagana ku musozo, umwanya ni uwanyu. Waba afite ikibazo aha yego muyobo rwose mfite ikibazo. Yego rwose, yego muyobo rwose numvise muvuga ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abana bafite ubumuga, ariko rwose ubu ngewe nararenganye, mfite ikibazo gikomeye. Ngewe nabyaye umwana ufite ubumuga kandi ngewe narabanaga neza n'umugabo, umugabo ahita nyanga, umugabo nta mu bitaro, umugabo nta umwana yanga kungaburira. Mana yanjye ubu ngubu rwose yaramenesheje n'umwana wanjye naramutaye. Ubuyobozi yahageze kirakemura. Uburenganzira nta bubi. Wirira ikibazo cyawe cyumvikanye. Bivuze ngo ukimara kubyara umwana ufite ubumuga, umugabo yanze kugusanga kwa muganga cyangwa yagutayeyo, unatashye arakumenesha, aragutoteza. Ceceka wa mukecuru, ceceka twumve. Turabizi no kumukubita aramukubita. Ibyo rero ibyo bakoreye uyu mubyeyi n'abandi barabikora, n'abandi bamaze iminsi babikora. Niyo mpamvu ubuyobozi bwahagurutse kurwanya ibi bintu, sibyo? Yafatanije na mabukwe rwose. Ceceka mukecuru, turabizi ko mwese mwumve. Ceceka wumve, ceceka wumve, ceceka wumve, ceceka mwumve, ceceka wa mukecuru. Turabizi ko ibyo bikorwa, kandi abagabo burya bashyikirwa na ba nyina. Ntabwo nahanga bitangaje kubona uyu mukecuru yifatanyije n'umwana we mu bukozi bw'ibibi, sibyo? Rero ubuyobozi bwahagurutse kurwanya iki kintu cy'ihohoterwa rikorerwa abana bafite ubumuga, cyane cyane ab'abakobwa. Karekezi arahari? Nguwo arahari rwose mumbari. Karekezi igira hino. Ese ibi bintu kuki wabikoze? Umuyobozi rero ntabwo ntagaruka kubeshya pe. Nkunda urugo rwanjye n'abantu bose bari hano bose barabizi, ba Pascal abo ngabo n'umujyanama rwose. Ese Karekezi, wari ubizi ko umwana ufite ubumuga nawe afite uburenganzira? Ndabizi cyane, kandi ariyo mpamvu mbabwira ko nkunda urugo rwanjye. MAMAHIRWA kuki ikibazo ahantu kiri uyu mugore naratashye mvuye mu rugo kwa mukecuru, ntabwo ngo yahateje ikibazo yarwanye na mukecuru afitanye ikibazo nawe. Ngeze mu rugo ndamubura, umugore yantaye mu rugo, nshaka icyo nkora ndakibura, nsigana uruhinja, mbura ikintu nkora. Ariko mu by'ukuri mu bintu nifuza ni uko urugo rwanjye rutekana, kubera ko abansenyeye ndabazi muyobozi, abansenyeye ndabazi. Abagusenyeye ni bande? Njyewe hari umugore bagendana usenga ugendana Bibiliya, ni nawe n'ubu ngubu mfitiye umwana, ari wo muyobozi mudugudu yahaye umwana wanjye rwose. nawe Okay, twumvikane rero, twumvikane. Icyumvikana nuko Karekezi atarimo yemera amakosa yakoze, bivuze ngo nta nubwo yemera amategeko. Ubwo turafata ingamba tuve hano tumushyikiriza inzego zibishinzwe zimuhane, kuko yishe uburenganzira bw'umwana. Ampulisi umwana ufite ubumuga bamwohereza mu yindi miryango, nyina aragenda. Reka duha akanya mudugudu. Ese mudugudu ibyo bintu urabizi? Icyo kibazo mwabikozeho iki? Icyo kibazo kirahari nyakubahwa, icyo kibazo kirahari kandi cyari kidukomereye cyane mu by'ukuri. Icyo twabikozeho, twabaye tumwambuye umwana cyangwa se twamukuye mu biganza bye umwana, kuko twabonaga ko turangaye gato yari kwita anatakaza ubuzima muri rusange. Nuko tuba turamufashe, tuba tumuhaye undi mudamu uri kudufasha kugira ngo akurikirane iby'ubuzima bwe. Naho ubundi nyakubahwa icyo kibazo kirahari kandi
cyateje impagarara mu mudugudu wacu. Urakoze cyane. Icyo muvuze byo nibyo. Karekezi, ndakumva muyobozi. Utangiye kuvuga ko amategeko uyemera. Ntabwo naje ahangaha ngo hagire ujya gufungwa. Ese uremera ko umugore wawe agaruka mu rugo? Oya rwose nta nuwo nirukanye umugore. Umwana ahari mukamukurayo mukamurera mwembi. Nuwangerega nibaze rwose baze mu rugo ni mu rugo rwanjye rwose. Rero ikintu naje kubasaba no kubigisha nuko umwana afite uburenganzira bwo kurererwa hehe mu muryango. Rwose ngiye n'umuryango. Mama w'umwana agaruke mu rugo hanyuma nawe tumusaba iki? Nta mugore ukwiye guhohoterwa ngo abyihererane, sibyo? Akwiye gutanga amakuru inzego zibishinzwe bikurikirana. Hazaho guhohotera umwana ufite ubumuga nawe ayo makuru agatangwa inzego zikagira gute zikabikurikirana. Rero ikiganiro twagiranye uyu munsi kigize umusaruro kuko umwana agiye gusubira mu rugo, ababyeyi basubirane, hanyuma muyobozi mudugudu. Yego. Iki kibazo nicyongera kumvikana mutakigejeje ku buyobozi. Bazaguheraho wowe ubwawe, bakurikizeho n'abakoze ibyo byaha bose tujye kubahana kuko bazaba bishiki uburenganzira bw'umwana. Nkangurira ababyeyi n'abaturanyi mwese nimubona aho umwana ufite ubumuga ahohoterwa cyane cyane uw'umukobwa mujye mutanga amakuru kandi ndabashimiye rero mugire umugoroba mwiza. Njye mfite ikibazo muyobo. None se ubwo turabyemera gute ko Karekezi yahindutse burundu ko ari bufate neza umwana we na nyina? Icya mbere ikosa yaryemeye, ikindi cya kabiri mudugudu arabaherekeza nk'umuyobozi uwo mwana bamuzane, kandi ikindi arakoze cyane ntabwo turi bumwandikishe, ariko mbere yuko dusoza nibatwereke ko bababariranye, bahoberane nk'umugore n'umugabo, barebane akana ko mu jisho. Ndamukunda rwose. Ndamukunda pe. Uramukunda ngo nimuhoberane hanyuma mudugudu aze kubaherekeza gufata umwana wanyu. Rwose nukuri arakoze guhinduka nanjye. Rwose ngo ni wa afite amagambo menshi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mumfashe twongere dushimire umuyobozi wacu amashyi n'impundu. Reka mbonera kwita mbashimira cyane. Mu by'ukuri murabona ko igikorwa cyatuzinduye uyu munsi gitanze umusaruro kandi ushimishije cyane. Buri muntu wese arebere mugenzi we abijisho ry'uwundi. Turabashimiye cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza, kandi twizera ko n'ubutaha nitubatumaho muzaza kwitabira igikorwa cy'uyu munsi. Mitiweli kwisonga. Murakoze cyane. Kangende oya nahindutse umugore wanjye no ku karubanda. Mitiweli ese amaherezo azaba yahe? Ntuzacikwe n'agace k'ubutaha.